Bible says, do not be conformed by the patterns of this world, but by the renewal of your mind. But be renewed. I would not advise you guhora wishimira isi, kuko isi garanti yayo ibihari, ariko end result iba ari akababaro. I've never seen umuntu wakurikiye Imana wababaye kuko yayikurikiye. Right? Ngo ahita avuga ngo njye mbaye disappointed kuba narakurikiye Imana, ariko abantu benshi bakora sekire bakaryoherwa, at the end of it barangira nabi. Ntukishingikirize ku bwenge cyangwa ku bumenyi ufite, kuko ubumenyi ufite hari aho bwavuye, hari naho burangirira. Right? But trust in the Lord with all your heart. Ikaze nanone ku gice cya kabiri cya podcast yacu na DJ Yash. DJ Yash, ikaze nanone. Murakoze cyane kandi nanjye ntewiteka no kuba hamwe namwe. Hari akantu nakunze His Excellency yatuzaniye kitwa ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Hari abantu batajya bumva ndi umunyarwanda uko igomba kubimeze. Ndi umunyarwanda ntago ari indangamuntu gusa, ni amaraso. Kandi buriya amaraso nta kintu kiyahindura. Keretse hari umuntu ushobora gukora amaraso akagutera litiro 6 z'amaraso akuyemo izindi. Your transfer ntabwo ndayumva y'umuntu bakoreye the exact amount y'amaraso bakamuvana maya bakamushira maya, still ntabura yo yari afite muri we akomeza kuraninga. Alright? Babona abantu bahaye imitima, abandi impyiko, abandi bihaha. It does not let them be abo bari afite mbere just kuko bamushize mu ndi mutima wundi muntu. Ndi umwana shortly nakanibutse nagize blood transfusion. Nyine ngo narwaye malaria mfite amezi 3. That's what they told me. Njya kwa muganga. Babura urumva kera muri za 80 ntago bari bafite ibyuma bipima bakabona ngo blood type yawe ni O ni what. Ndarwara birarangira kabisa. 72 hours later umuntu araza arabaza ko uyu mwana yazize iki. Bafati yabuza amaraso gute mu mugaruri yivoma amaraso banera amaraso tazotuma iri kongera amaraso yese ndacyafite amayanjye verses 9, ariko ntago bisobanura ko aya papa yamvuyemo, aya ba ancestors banje bayashize. So if I have to be me, ubuse ngenza buwe uwo ngo wanyongereye amaraso cyangwa yanavukanye. You get? I get. So Christians natwe tumenye ko dufite amaraso ya Kristo. Ayo maraso ya Kristo ni yatugendamo kuko twabibonye muri Galatians. So ntago ari njye ukiriho, ni Kristo uri muri njye. Nje natanze urugero nimugoroba umumotari wa runanye ndamubwira kuryama ku buriri nibwo bukuryamaho. So umunsi buriri bwakuryamiyeho uzamenye ko wacura. Game over. Yeah. You get? I get. So let no one bewitch you or fool you ngo be you. Of course. You still you. Arakwibukiriza ikisi. Harakateme nigeze kubana nibaza n'umuntu ndamazi ubundi aba banyarwanda babeshyaga ngo naba misi. Ubundi arabagabo bagiraga. So umukobwa wese utarashaka aba ari miss. Just because we bakubwiye ngo uri igisonga cya misi nguriya ngo ni Miss Rwanda. Wari Miss Rwanda se byamukuyeho ko nubundi nuriya nawe utanagiye matari Miss. Actually sici ushobora gusanga ari we mwiza kumurusha kuko atari no kuri stage. Ariko kuko ari we bashize kuri kamera aragaragara ko ari we mwiza. Competition bakoraga harimo abana bazaga bafite ubwiza ariko wenda badafite ubwonko. Kama bavuze ngo beauty and the brain. Anyways, kigaruke. Sorry guys.
Yeah. Nibyo koko Imana kuko ibari yagukoze ibize n'uburyo ukora cyane kurusha uko wabyishakiye cyangwa undi muntu akakugira inama yo aka kanya hari umuntu ukureba uri muri music industry akavuga ati DJ Yash niwe muntu nakwiye kubaza iki kibazo wenda atse ni gute wabasha kubalansa ino pressure yo hanze idusunika muri secular music ikindi se muri gospel music is there so much fun like the secular world cyangwa actually iki kibazo maze kugisanga ahantu henshi fun ni wowe yirema nagari yikurema alright I'm telling you ubu ngubu nzanye controller hano na computer yanjye hari indirimbo ya kera yitwa I have decided to follow Jesus. I have decided no turning back. Jya kuri YouTube urebe iyo ndirimbo remix yayo irabyinitse. Urebe abahanzi bakora hip hop ya gospel. Urebe indirimbo yitwa Brick by Brick cyangwa se urebe Miracles. Alright? Yellow Craig. Iyo ndirimbo irabyinitse. Niba even hip hop ya gospel ihari hakabaho drill hakabaho dancehall. Alright? Ejo bundi mfite tour naba gospel DJs na artists and I was privileged kuba nserukiye u Rwanda nk'umu gospel DJ mpagarariye u Rwanda. Man, it's something I don't take it for granted. Hari abandi ba DJs tuziranye b'abanyarwanda bakora gospel. But then ikintu gishekeje n'ukuntu buri gihe iyo ngiye gukora tour ntihabura umuntu umpa invitation akambwira bro twabonye ukora ibi nibi ngwino dufashe gukora music uhagararira u Rwanda. I'm like hari abandi ba DJs mu Rwanda why? Ariko ko ibyo wavuze to be you in a positive way. I chose to do Christian music because that's what makes me. Ntabwo nshaka kugufana wowe ariko ntari kubona aho ndi kugufanira. Alright? So ejo bundi nzajya gura kuri same set hariyo aba Kenyans, Ugandans, Jamaica, Germany, I think nanjye wo mu Rwanda, n'ibindi bihugu ntibuka. But imagine set yo mu Rwanda kuba idafite music ziri international as hyped music. Alright, it's a challenge. But look at this. Iyo ugiye kubyina music mostly abazungu ibintu bamaze kudushiramo rock. Hari band kera na twabamugamo yitwa Beautiful Ashes. Yakoze rock ya gospel y'ikinyarwanda. Bro. Ndirimbo twa surprise, shout out to Olivier Kavutse. Surprise hit. Iriya yari hit ya danje. Yeah. Ariko twatangiye muri 2009 dufite aka team nyine kitwa DTS, Devoted to Serve. None dusanga twebwe ubwacu turi mu bantu bari afite fire for Jesus wiki tukasanga music turi gukora ni rock. Abantu bakabanjuka bakabira icyuya tukajyana muri tour rwose yo mu Rwanda bakajya China iki ugasanga bari no kuririmba ikinyarwanda bro. Abashinwa bakabyina ikinyarwanda just because of the beat. Nkukuntu ngiye hari indirimbo numva yo muri Nigeria ntumva n'iryo jambo bari kuvuga iryo ariko kubera ko beat iryoshye ukayibyina kandi ari gospel ariko kutari no kumva kawati byanze bikunze buri abavugaga ibi nibi none unyumva ukazajya kureba lyrics ugasanga ari Christian yo mahirwe ufite. So shout out na challenge none kuba abantu bakora gospel kampagarukeho namwe nago mukora gospel ituma twaryoherwa like Banyarwanda mudufashe mwe mukora gospel base mutuzanire beat zibyinitse ni bake yabahari. Shout out to see music n'abandi ba upcoming artists bari gukora music iri on beat, right? Gishobora kuba danceable n'iki rataja na wafite indirimbo
hari indirimbo yakoze yitwa Naganze akorera remix yayo bro, that music was dope. Of recent last year I think yakoze album listening ye so hari abahanzi nzi bakora gospel music ibyinitse pe barahari gusa igihari nuko twishyizemo ko iby'amahanga ari byo byiza. Ari Kinyarwanda kivuga ngo akimana kazi imvura ihise. I love the culture y'u Rwanda and my country ku buryo iyo mbonye nka concert yaba nziza hano bahita bambwira ati bro wayizanye se, nabwira ikibazo infrastructure ya gospel ntayihari. So rero icyo gihe nubwo wambajije kijyanye n'impamvu ki I stick to the gospel music, it's because nyine niho nisanga nibyo binumva biri kuma amahoro. Nasekera nayikora nkuko bishaka nyine izo ndirimbo nazicuranga, ariko se why should I? Hari indirimbo ya kera ngiye nakundaga ariko nyine remix nyine lyrics zazo ugasanga nago zihuye. Thank you Mr. DJ for playing the song. Thank you for playing the song. Then what? Nanjye nazumva ako ngewe cause nyine ndi mukuru, hari indirimbo ntumva ko ari ibishegu nkumva ntabwo nshaka kubyumva ibyo bishegu, neza byumvira iki ngiye ndi kuri hari indirimbo nyambwira abantu nk'ubu koko umwana w'imyaka 7 wafashe mu mutwe saa moya na lyrics atayumva neza just because ibyinitse, n'umwana ufashe indirimbo ya Meddy ntacyo nzaba, abo bana bazakura muri mood zimeze kimwe byose birabyinitse, ako message ntago ari zimwe. And I think you ugiye kureba what pleases you akuzuye umutima agasesagara ku muntu. So mureke turebe neza ibyo turi kwiyuzuza umutima kuko nibyo bizagaruka hanze. Niyo mpamvu nakubwiye nta muntu uhinduka ava inyuma, ahinduka ava inside out. So briefly, fun ni wowe uyirema si yukurema. Muri gospel harimo music nziza n'abanyamahanga bari kuzikora benshi, mu Biswahili, mu Cyongereza, mu Kizuru, name them, Kifaransa, cyane muri Congo. Reba Fanda nayo nta n'umuntu uzi ikintu isobanura up to date. Ariko yavuze ngo Fanda nayo so byina se nese si fan kubera icyo bibyina. Hari indirimbo yitwa My Daddy. Then what? We yiririmbiye bimuri mu mutima si biryoshye se urabibyina kuki se wumva ko ugomba guhora ujya gushaka sekera? Niyo mpamvu nyine Bible says do not be conformed by the patterns of this world but by the renewal of your mind. But be renewed. It's an everyday thing. It's not just 1 second. It's 2. It's 3. It's an hour. It's a day. It's a year. 2 years. It's a work in progress. Yes. So uvuze ko fan umuntu ari we uyicreating cyane. So nkurikije ibyo uvuze ko n'ubundi turabizi dufite amakuru ko muri gospel music nabo bari guselinga out shows. Ese buriya koko ni umuntu ni injyana nituma yumva uwo muziki cyangwa nyine umuntu ahitamo lyrics ashaka, kubera ko no muri gospel tubwiye ko habamo injyana zose? Yes, hari ikintu bavuze kera which sometimes I agree. Ngo iyo umuntu ababaye yumva lyrics yo yishimye beat, abantu bishimye benshi naje gusanga ibyo uri gukina as long as bishimye ntago bita kuri lyrics. Uzafata indirimbo imwe uyisubiremo over and over, ukore verse nziza, chorus uyigire ndende, you repeating 4 times, uzasanga umuntu atahanye chorus kurusha verse. Indirimbo yigira iminota 3, sibyo? Niyigira iminota 3 abantu bazayibyina, niyigira 2 bazayibyina, ariko nuyigira 15 izaba yabaye ya YouTube ntabwo izaba ikibaye y'abantu. So rero shortly
uzasanga ko ibyo uri gukora wowe audience yawe iramataringa, but also the beat matters. Yes. Niyo mpamvu nyine ngiye mvuga ko muri Kristo harimo fun, kuko nanjye iyo ndi kudija I have fun. Ukumva? So hari indirimbo nyine kuko nabo bagira BPM nkabera basekira, twese dukoresha same machine, dukoresha serato, twese dukoresha dex, tugakoresha controller, tugakoresha amazina yose y'ibyo ngibyo. Nkuko muri church bagira piano node gatatu kabiri, no muri sekira bakagira node gatatu kabiri. It depends. Lyrics nizo zitandukanya ubukristo n'ibyisi, but I would not advise you guhora wishimira isi, kuko isi guarantee yayo ibihari, ariko end result ibara akababaro. I've never seen umuntu wakurikiye Imana wababaye kuko yayikurikiye. Right? Ngo ahita avuga ngo njye mbaye disappointed kuko narakurikiye Imana, ariko abantu benshi bakora sekira bakaryoherwa, at the end of it barangira nabi, miserably. Uzarebe top 10 y'abantu bihakanye ko Imana ibaho, urebe kuntu barangiye. Nanone urebe top 10 y'abantu bemeje ko Imana ihari, urebe kuntu babayeho. Right? Ibyo bizahita bikwereka ko the lyrics in the beat should be in one accord, ariko ubikoze for the kingdom sake, guarantee ihari nuko you'll be at peace. Sure. Thank you. Tugana ku musozo twagira ngo udufashe gusoza, utugira n'inama imwe icyo wigiye muri ubu buzima bwose. What would you recommend? Well, ikintu n'ubu nkigira mu buzima, hari umugani Proverbs 3:5 iravuga ngo trust the Lord with all your heart. Itangiye vuga ngo do not lean on your own understanding. Bisobanura ko ngo ntukishingikirize ku bwenge cyangwa ku bumenyi ufite, kuko ubumenyi ufite hari aho bwavuye, hari naho burangirira. Right? But trust in the Lord with all your heart. Bisa nk'ibiri muri Exodus, amategeko 10 Imana yatanze muri Exodus chapter 20. Havuga nyine kuko ugomba gukunda Imana wikundishije ibintu bitatu: ubwenge, imbaraga, umutima wawe wose. So icyo gihe na Yesu nicyo yabwiye abigishwa be, amategeko nyagizayo: ukunda Imana n'umutima wawe wose, kunde mugenzi wawe nkuko wikunda. All right? So advice ihari rero ni uko iyi si nta rukundo dufite ever. Nubwo waba uri wowe uri kundeba uvuga ngo shangiye abantu bamwe isi barakundana, never agukunda kuko afite icyo gushakaho, namara kukibona they will disappear. Niyo mpamvu muri generation yacu menya nta depression, nta jambo depression yabaga, yari trauma. Twakuze it's a discipline versus a punishment. Wakoze ikosa ryishurwa iki, period. Ukaryama hasi bagakubita inkoni cyangwa bagakubita intoki kuko utanditse neza mu ishuri, cyangwa ebana twatuzi ko ikibona ari icya leta nanga ari icya barakubita. You get? But now iyi Gen Z hari n'indi yaje yitwa alpha y'abana nono b'imyaka 7 cyangwa 10 kumanura, bo bakuriye muri digital world n'iki. So the advice nje naguha buri muntu wese uri kuri iyi si ubona ko they think they made it or they think they want to make it, do not lean on your own understanding. Kubera ko leaning on your own understanding will lead you to destruction, and it's serious. Iyo urebye abantu kuntu babayeho, niyo mpamvu nigeze kukubwira ni sinzi mpamvu kinabyibagiwe ntabiherewe, kuko abakristo aribo bantu bafite ishyari. Ishyari si ryiza, ishyari niyo nkomoko y'ikibi cyose. Nubwo Bibiliya ivuga ngo money is the root of all evil, ariko jealousy comes before destruction. Ukibona?
so kugirira ishyari umuntu runaka uba uri kwiremera imva. Ushobora kugirira ishyari umuntu atanabyibuka, atanabizi, atanabyitayeho, ugakomeza ugashira, kumbe we araryama agasinzira. So in this life gisha inama Imana. Paulo yari umunyabwenge, ako Dawidi bamubara nk'umunyabyaha, chief captain sina kabisa, yikoze ibyaha ibi, yagize irari ribyara icyaha cyo kwica umugabo no gutwara umugore. Ariko yari azi kumenya ahantu yakoreye ikosa. Noneho we yajyaga no kunambara agahita abwira Imana ngo Mana ngira inama cy'ibumoso cyangwa iburyo. So even the same thing, take this, if niba ibintu byose navuze from the start wabivuzeho cyangwa wabyibagiwe, kino kigumane, jya ugisha inama Imana. Jya ugisha inama Imana kubera ko n'izi details, even n'umusatsi uri ku mutwe wawe, n'abantu bawogosha bagasigarana urupara, it does not mean ko itawuzi. Iranabizi n'imirongo iri mu mutwe wawe aho umusatsi wavuye. Ibizi n'igihe wa musatsi wongera ugakura. Ntago wakuyeho kuba washyizeho urupara bisona ko umusatsi utazongera gukora. Umusatsi kuko genes zikora umusatsi ziracyari muri wowe, kuki se zongera zikawukuza, ntawe ukawukuraho, zikawukuraho, which means gisha inama Imana kuko niyizi n'umusatsi uri ku mutwe wawe. Icyo gihe you will never be disappointed. Ikindi, never ever judge a book by its cover. Never. Uzikureba umuntu ukamucira urubanza, yakugirira neza ukumva ubuze icyo uvuga, kandi wamuciriye urubanza. Ahantu nandi gukorera gym hariya, umutipe yari kuganira ngiye batazi ko ndi kumwumva, aganira n'undi mutipe. Noneho umujama aramubwira ngo uyu mutipe nuko ntangwa inzoga. Ise wajyanga inzoga zinyanditseho. Nyuma n'umutipe aramubwira ati no uramujama ntabyanywa niki ni umukristo. I'm like, se ubu wafashe n'umwanya wo gutekereza ngo inzoga ushaka kuzingurira? You get? So niba a smallest detail Imana gusaba ari ukurinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose, ko niho ibintu by'ubwenge bituruka. Muri Proverbs 4:24 nicyo kintu cyonyine. Ikindi naransoza, soma Bibiliya ntuyisome nk'igitabo, uyisome nk'urwandiko rw'umubyeyi ukwifuriza ibyiza, ukwifuriza amahoro, kandi nk'umurage wawe. I think iyo papa we yagusigiye urwandiko ruvuga ngo mwana wanjye rero ndagiye, ariko urwana no kurusoma kugira ngo umenye icyo bavuze. Mu Kinyarwanda niho bavuga ngo utaganiriye na se namenye icyo ise kuri yasizavuze. So there you go. Imana niyo so, yiganirize nayo izakumva, kandi igihe uyitabarije izagusubiza. Murakoze. Urakoze cyane. No mugisha kwa twakwakiriye uyu munsi, twizeye ko uzagaruka ukatuganiriza very soon. Nyuma ya tuwa nzagaruka nkubwire ukuntu byari bimeze. Ushobora kubwira abantu na social media kugira bashe gukurikiranaho niyo tuwa. Social media zanjye ni DJ in full, DEEJAY _ kuri TikTok ni Yash, DJ_Yash YSH. Kuri Instagram ni DJ DEJAY _YASH. So abantu babanza bankore YouTube ariko nago birasa neza. But anyways, nzajya gukina muri concert yitwa Playhouse. Wayishaka kuri Instagram, TikTok, YouTube, yitwa Playhouse. And then izaba arimo aba DJs benshi, and kandi ndabizi ko Imana izaduha umugisha ko izabana natwe. Urakoze. Yenda bizura umuntu hora ari busy cyane, ariko ni byiza ko wadaye umwanya. Yes, God bless you. Wabwo mwakoze cyane kuntumira. Nishimiye ko at least buriya iyo utanze ubutumwa ntabwo umenye uwo buri bufashe.
so it's good ko wananekereje ko ndi mu bantu wagirira icyizere cyo kuza gusharinga abantu. Not everyone has what to say in time, but I'm grateful ko ndi hano nanjye ngushimira. So your faith wagize mu bantu, Imana nayo gufasha ikure kandi ibyiza biri imbere. Imana iguhe umugisha. Asante sana. Right. Imana ibahe umugisha abakunzi ba Gospel TV naho utaha.